Bene data, Yesu ashimwe, ndabashuje mu izina rya Yesu. Nkuko twari turi kumwe mu kiganiro cyabanje ndimo mbabwira iby'uburwayi nahishuriwe bwari butaramenyekana izina ryabwo, hanyuma tukaza gusanga aribwo bwaje bugahabwa izina ryitwa coronavirus. Tugiye gukurikirana ikiganiro cyacu cya kabiri cyangwa se message yacu ya kabiri ikubiyemo irindi hishurirwa Imana yangaragarije cyangwa se yampishuriye inyuma y'ubu burwayi, ari nabwo twahise twinjira mu cyo twita lockdown ya kabiri cyangwa se muri guma mu rugo, cyangwa se icyo twakwita umugaro wa kabiri wo kuguma mu rugo, aho imirimo yose yafunzwe, insengero zigafungwa, ibintu byose, business nyinshi zigafungwa. Tugiye gukurikirana icyo kiganiro kugira ngo tumenye n'iki Imana itubwira, n'iki Imana dushakaho nk'abakristo cyangwa se nk'abantu Imana yaremye. Imana tugiye kureba iki twifuzaho, iki dushakaho. Bene data abakristo rero, nongeye kubibutsa ko Imana irashaka ko duca bugufi, tugaca bugufi, tukihana, tugaca bugufi, tugakora umurimo wayo, tugaca bugufi, tukagorora inzira zayo nk'uko Yohana yabivuze. Ntabwo ndi bujye imbere muri byinshi, ariko ufite Bibiliya yawe warambura ibyahishuwe ugasoma ibice 9. Uraza gusoma umurongo wa mbere ugeze ku wa 5, usimbuke usoma umurongo wa 12, then uze gusoma umurongo wa 20 n'uwa 21. Uze kumfasha nanone usome ibyahishuwe ibice 13, naho uze kuhasoma harangize kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa nyuma. Hari mu ijoro ryo ku wa 5 bucya, ariko umunsi wa 6 rero nibwo naje kubona umuriro mwinshi waka imbere yanjye. Nza kumva ijwi rinini cyane riva muri wa muriro wakaga cyane. Ijwi riza kumbwira ngo byuka, nguhereze ubutumwa ujyane mu bantu banjye. Ndangije ngera gushidikanya, navuga nti se wowe ntumurinde, wowe uri kumvugisha urinde ko nta kureba ndi kureba umuriro. Numva ijwi ryoroheje rinsubiramo ngo wigire ubwoba, ninjye waguhamagaye, ndi Imana isumba byose, ndi Imana yakuye Abayisiraheli mu gihugu cya Egiputa, ni njyewe ugutuma. Ndangije ndayibwira nti se nimba ari wowe untuma, ni ikimenyetso kinyereka yuko ari wowe uvugana nanjye. Numvise ijwi harindi rimbwira ngo ninjye waguhamagaye, wishidikanya, umva amagambo ngiye kuvugana nawe uyatwarira abantu banjye. Ndangije ntabwo byatinze, nahise mva mu bitotsi. Maze kuva mu bitotsi, aho twari turi kumwe ku buriri, arangije arambwira ngo umuriro mbonye urawubonye. Ndangije ndamubwira nti nawubonye. Arangije arambwira ngo numvise ijwi riva muri wa muriro maze kubona, rirambwira ngo tega amatwi wumve icyo rigiye kugutuma. Ntabwo nashidikanyije kuko nari maze kubona ikimenyetso. Rero nahise ntega amatwi numva icyo Imana imbwira. Maze gutega amatwi ngira ngo numve ko ryajwi rigaruka, ntabwo byahise bikunda ko rihita rigaruka ku kanya, ahubwo natangiye kubona amashusho atandukanye mu buryo bw'iyerekwa, kuko nahise nsubizwa mu mavuta yiyerekwa. Nahise mfatwa n'ibitotsi cyangwa se agahu kameze nk'ibitotsi, ntangira kubona amashusho atandukanye. Mu mashusho nabonye rero naje kubona hagaragaye inshinge 3 mu maso yanjye. Za nshinge 3 zimaze kugaragara, nza kubona habayeho kwirukanka cyane ko abantu banyuranamo, ariko ubona bameze nk'abatazi iyo bajya. Ndangije ngira ibibazo byinshi ndimo kwibaza, ngiye kubona mbona abantu benshi nanone barimo kunyuranamo, ariko mbona bamwe barimo kugenda bagwa hasi bameze nk'abishwe n'inzara. Imana irangije yongera kumbwira mu ijwi ryayo rituje ryoroheje ngo umva muhungu wanjye, naraguhamagaye, umva ibi ngibi ngiye kugutuma ubingereze ku bantu banjye.
naje kumva ijwi rero rimbwira ngo izo nshinge eshatu ubonye ni uburwayi bukomeye cyane bugiye kwaduka, buzaba burenze korona. Iransobanurira irambwira ngo inshinge ebyiri zizaba ziri mu burwayi bukomeye kuruta korona virus. Imana irambwira ngo n'inshinge zizaza zizanywe n'abavumbuzi bashaka kumenya ikoranabuhanga ryabaho rigeze. Imana irambwiye ngo urushinge rwa gatatu ubonye ari narwo rwari runini kurusha izindi, kuko inshinge ebyiri zari ntoya ziringaniye, urundi rushinge rwari ku ruhande rwari runini, ibyo twitaga igitoryi bamwe mu Rwanda barabizi. Kimwe cyari kinini, izindi ebyiri ziringaniye. Numva ijwi rimbwira ngo ruriya rushinge runini wabonye ngo ni urushinge ruzaza ari urwa gatatu, ruzaza ibyo byose bimaze gutuza, ngo nirumara kuza nirwo ruzaba ari urukingo rwa gatatu ruzakurikira inkingo ebyiri zigiye